Mbanje kuguha ikaze. Iyi ni inkuru imwe mu nkuru kabisa ziri kugenda zivugwa cyane cyane hirya no hino muri East Africa, dore ko ari inkuru navuga ngo iteye ubwoba ndetse ni n'inkuru ibabaje yerekana ko rwose burya turi no mu minsi ya nyuma. Navuga ko ibihe bya nyuma bavugaga kabisa ni ibi ngibi. Hari ibintu ugenda ubona ukabona ko rwose ntabwo ibi bintu byahozeho. Uri kubona ko ari ibintu biri kuza by'inzaduka bidasanzwe kandi bibi bibangamiye ikiremwa muntu. So n'uyu musore ni umusore navuga ukiri mutoya w'imyaka 24, ariko navuga ngo ubuzima bwe bwose ubu ngubu agiye kubumara muri gereza bitewe n'uko yakoze igikorwa giteye ubwoba. Ni igikorwa kibi cyane cyo kwica umukunzi we. Umukunzi we navuga ngo yarakuzemo, dore ko yari afite imyaka 45, yamurushaga imyaka 21. Uribaza ngo rero bapfuye iki? Mbere y'uko nkomeza mbanje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment. Ni amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, niyo tuba tugenda tugarukaho dutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngira ngo wenda iyi nkuru wabashije kuba wayumvaho gatoya, ariko ngiye kuyikuramburira kugira ngo ubashe kumva uko byagenze neza mbere y'uko uyu musore abasha kuba yafatwa. Kuri ubu ngubu tuvuge ko ashobora kuba afunzwe. Ubundi ni umusore witwa Clinton Mwesimwe wo mu gihugu cya Uganda, akaba yari yagiye mu rukundo n'umukobwa witwa Leonarda, ariko bikaza kuvugwa ko yamwishe. Guys, ikintu bita urukundo muri iyi minsi gisigaye ari nk'umugani, kubera ko urukundo muri iyi minsi biragaragara ko ntarwo. Nibakubwira ngo urukundo rurahari kabisa, bisa nko kubeshya bitewe n'ibyo turi kugenda tubona n'ibyo turi kugenda twumva hirya no hino, bisa nko kubeshya. Uyu musore w'imyaka 24 sinzi ukuntu yajya mu rukundo n'umukobwa w'imyaka 45, bivuze ngo hari icyo yamushakagaho, dore ko nyuma y'uko amenye ko amutwitiye byabaye nk'ipfunwe kuri we, ndetse bikaza kumuviramo no guhitana ubuzima bw'umuntu. So ni umusore wo mu kigero cy'imyaka 24, ndetse akaba atuye hariya i Kabale mu gihugu cya Uganda. Akaba yaragiye mu rukundo n'uyu mukobwa w'imyaka 45 witwa Leonarda, ndetse uyu musore nk'uko bivugwa yakoraga mu bitaro. Ubwo ntumbaze nimba wenda yari muganga cyangwa se yarakoraga y'ibindi, kubera ko kwa muganga ushobora kuba ufite imirimo igiye itandukanye, ndetse bikaza kwitirirwa kuri umuganga, cyangwa se bikaza kwitirirwa ko ukora kwa muganga mu by'ukuri ariko utavura. Bishoboka ko rero nk'uko ndi kumwitegereza, nk'uko ndi kumubona imbere yanjye, sinzi ko uyu mutipe kabisa yari umuganga, ahubwo ashobora kuba yarakoragayo indi mirimo, cyangwa se wenda yari n'umuganga nta n'uwamenya. So nyuma y'uko rero agaragaje yuko wenda amafaranga yakoreraga ataramunyuze, yaje kujya mu rukundo n'umukobwa w'imyaka 45 witwa Leonarda, ndetse nk'uko bigaragara uyu mukobwa yamuhaga amafaranga pe, yamuhaga amafaranga. Ni muri ubwo buryo n'ubundi uyu musore nawe yamukunzemo. So nk'abantu bakundanaga mu bihe bigiye bitandukanye, barasohokanaga bakaryamana inshuro nyinshi zitabarika. So muri uku kuryamana rero yagize gutya amutera inda. Mu kumutera inda bagiye no kwipima no kwipimisha, igihe kirekire bari bamaranye, basanga n'ubundi bose baranduye. Biravugwa ko uyu mukobwa ari we wateye sida uyu muhungu rero yaje kurakara bidasanzwe, ararakara cyane, maze ubundi ubwo abwira uwo mukobwa ko rwose iyo nda bayikuramo. Umukobwa aravuga uti wapi, ntabwo byakunda. Urumva nyine umukobwa ugeze mu gihe cy'imyaka 45 aba ashaka urubyaro. Umukobwa ushaje atarabyara, murabizi ko abenshi bahita bahagarika kubyara ku kigero cy'imyaka 45 cyangwa se 46. Birumvikana ko yari ari hafi gucura, no kumubwira ngo iyo nda uyikuremo ntago ari ibintu byumvikana, nta nubwo byakunda, birumvikana. So rero uyu muhungu aravuga uti nimba utayikuyemo rero ntago bishoboka, kandi umukobwa we yashakaga ko babana. Umuhungu nawe akavuga uti wapi, ntago byakunda, ntago twabana, ati ngewe nifitiye amafaranga, ati nta kibazo cy'ubuzima tuzagira. Ariko umukobwa avuga, ariko umusore akavuga uti wapi, ntago byakunda, ntago nabana n'umukobwa ukuze nkawe. Wumva nyine afite ipfunwe ry'uko ubana n'umuntu ukuze nk'uwo nguwo. Umuhungu ukumva ntago ari kubyumva neza, kandi ikindi avuga uti urwaye sida, ntago byakunda nyine ko twanabana, nubwo umusore nawe yari ayirwaye. So twihuse cyane rero, umusore yagize gutya aravuga uti reka ntegura akantu. Yagize gutya ategura akantu, aramubwira uti
reka dusohoke, bajya i Kabare muri bare yitwa Cheers, baragenda baranywa barasinda, maze ubundi ubwo banarara aho ngaho. Umusore rero bigeze mu ijoro n'ubundi yakuyemo icyuma agitera umukobwa, akimutera inshuro zigeze muri enye zose, umukobwa ahita ahata ubuzima. Ubwo hari mu gitondo ba nyir'ikabari baje babona umukobwa yaryamye, yapfuye ndetse aryamye mu maraso menshi, yari aryamye mu maraso menshi, yari yaviriranye ubwo bamuteraga icyo cyuma. Umusore ariko yari yagiye, nta muntu wari ufite imyirondoro ye, nta muntu wari wamubonye. Ubwo nyine inkuru irangira gutyo, akomeza iperereza bamushakisha ariko baraheba, dore ko ari ibintu byabaye last month, ni mu kwezi gushize nibwo byabaye. Rero umuhungu, guys, reka babwire, icyaha ni kibi, icyaha ni kibi kabisa. Nukora icyaha kirakugaruka, kirakugendana ewana, maze ubundi ubwo nawe ugata umutwe koko. Umusore yagize gutya ata umutwe, yibaza ibintu akoze ku myaka ye, agira gutya ajya kwihana mu rusengero. Pasiteri, ngira ngo abapasiteri murabizi ko baba bavuga ati muze mwihane, ibyaha byanyu mubibabarirwe, mwature, ati muvuge ibyaha byanyu mwibohore kabisa. Umusore araza imbere afata mikoro rwose, nta n'ubwoba ntaki, afata mikoro aratura, avuga ko rwose inkuru mwumvise burya mu kwezi gushize, ati birya bintu ninjye wabikoze, ati ninjye wishe umukobwa. Avuga nyine story yose uko byagenze, avuga ukuntu umukobwa yari akuze, avuga ukuntu yamwanduje sida, maze ubundi nawe nta kindi yari gukora, amwitura kuba yaramwishe adashaka nyine kubana nawe. So pasiteri akibyumva ubwoba bwaramwishe, ahita ahamagara polisi. Polisi iraza ihita ijya gufunga uwo musore, maze ubundi ubwo story y'ubuzima bwo kwidegembya hanze iba irarangiye. Kuri ubu ngubu polisi ya Kampala yahise imwoherereza hariya i Kabare aho yakoreye icyaha, kugira ngo abe ariho ajya kuburanishirizwa. So nta bindi birenze naje kukubwira, kwari kugutangariza bino bintu. Ngira ngo wahoze ubona iyi foto ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, wenda wibaza ko ibyari byo, wumva ari n'ibintu bitarenze, ariko urumva ko mu by'ukuri ikintu uyu musore yakoze ni icyaha kidasanzwe cy'indengakamere. Ibyo navuga ko kabisa turi mu bihe bya nyuma, aho nta rukundo rukibaho, aho umuntu atagikunda undi, aho umuntu asigaye akunda undi hari purani amufiteho, nyine urukundo rurimo imibare. Uri kubona ko kabisa ibintu biri kugenda biba too much ukuntu, ntago ibintu bigisanzwe nka mbere. So mugire ibihe byiza rero. Yari Kigali Hot Celebs Entertainment, makuru agezweho yo nakagaruka, mukomeze mudukurikirane, murakoze cyane.